barahari reba utanize some artist wa danje wanamukoreye big time none se ubwo indirimbo ya utanize izaba hit gute hari undi mu baby wasaze kurikira Dodora Street utanize akora beat za danje kandi ari ifite high promotion bamubwire utanize nubwo agira ntago ari ukuvuga ngo akora vibe ntago nibwo gitangira yakoze aka EP yonyine ariko izindi vibe bafite zigiye zitandukanye izo nabashije kumva ni vibe man ziri ntago ari vibe ziri roko tu none se nyine icyo kintu dushaka none se nyine kubera ibaze ko Prince Kiiiz yumva vibe agahita yumva iri international ntago iri local urumva ariko akaba atayikora Mathusera uwo Igor avuze uramuzi nawe Mathusera utavuga wese kubera icyo abarengeje agastika ko guseka Mathusera nuwahe ni umusani wo ku Nkombo wize ku Nyundo oya urumva Kiiiz cyangwa ukamarika mbaze ukama niwe ashaka urabona aba producer badakeneye nko kuza hamwe bagashira hamwe bakamenya ikintu bagomba guha nk'abanyarwanda ku buryo ibi bintu bitangira kuzamo n'amafaranga oya nkubwira ikintu cyiza gihari Dumba kandi ibintu ndi kukubwira wowe uraza mu minsi mike uraza kubibona no kuvuga ngo aba producer bari on top ubu ngubu ni bakomeza nyine kugotwa urumva nyine baraza kubona kabisa baraza kubona ibintu bitabaho kuko man kuba umuzi kuba sinzi niba umuzi ndamuzi kubura muzi imiziki ari gukora urayizi sibyo none se niba uri kumva imiziki kuba ari gukora nabacurwaho muzamucikira hehe ariko kuki ibintu byose mugiye mubigira competition y'umwana burangiye nta muntu ujya nikompara iyi music turimo ni competition biba bikenewe iyi music competition ariko umuntu akamenya uko akora ntago wikompara n'umuntu ngo uvuge ngo uriya ngo zakora ngo nanjye ngire gute n'iki ahubwo icyo ukora no kuvuga ngo umuntu afite ibintu akora bye nawe ufite ibyo ukora buri wese agira inzira yakoramo ibintu ariko se kuri kuvuga ngo music ntago ari competition kuri kuvuga ngo music ntago ari competition urabiyebeye ko ari competition mukanya niwe numva kuri kuvuga ngo ibintu byo gucuranga tubigarure ibintu byo gucuranga nge nizereramo nizereramo kuko manumva ukuntu nkora art yanjye ntago ngomba kurebera ku wundi ngomba gukora ibintu nzi nakoze research byanjye nyine tu ntago narebera ku kintu cy'undi muntu yakoze nubwo uri kuvuga ngo umuntu ngo dukurikize ngo vibes international wowe ukaba warakoze oya ntago ari cyo kintu ngende kukubwira rega ntago ndi kukubwira ngo uzikurikize ahubwo no kuvuga ngo ahubwo wowe making sure ko music yawe nyine ishobora kuba international kuko kuba international singo ngo uzikurikize none se ko twebwe ubu ngubu move iri mu Rwanda se Afrobeat ako kana ahubwo funga macho se yo buriya iri international ko mbona funga macho yabaye international kandi itari igenewe kuba international ese hano ari umuntu ushinzwe kugena international ngo bamunyereke umuntu uvuga ngo iyi ndirimbo ngizahita iba international icyo dushatse kuvuga icyo ukamashora kuvuga icyo asaya kuvuga avuga ati ushaka gukora boro ariko atari ishora kuba iri na Kanyarwanda ariko ari Kanyarwanda nk'abari abatipe b'aba South Africa baduha boro zabo bazikorera hariya ariko zifite ibintu bishobora kwataka n'abantu batari aba South Africa urumva nk'amapia nyine man muvanga nukuvuga irimo ife ishobora kugera kure irimo effect yagera kure aho ufashe nk'indirimbo zandera nk'indirimbo zana indirimbo z'abantu bakora no se Prince Key wenda tureke reka nguhe urugero sibyo tureke wenda kuvuga ngo wenda tujye kuri production cyangwa iki wowe kubizi code progression zo mu Rwanda sibyo code
progression zo mu Rwanda zirenga zingahe? aha, thank you. ziba Ubwo murimo muravuga umuziki aho uraza kubyumva neza. Yeah, code progression zo mu Rwanda nyine twebwe dukoresha zirenze zingahe? Nyarwanda Nyine abantu bakoramo amahit big time. hari abantu batazi code progression ibyo ari byo. Uvuga amanota. Okay. Nyine Amanota. basobanurira Barani. Code progression bisobanuye amanota y'indirimbo. Okay, reka ngiye Sibyo? mubwiza ukuri muri iyo debate. Buriya yewe nta ruhande najyaho kuko ari imiziki myiza mbasha kuyikora. N'imiziki iri Kanyarwanda, hari imiziki iri international local yose mbasha kuyikora. Ariko buri muntu agira plan yapanze nyine tu. Nawe utaraza kuri kino cyaro ntago waje ukora indirimbo iri international, waje ukora indirimbo iri local kugira ngo abantu banze ujye attention y'abantu. Indirimbo yanjye natangiriyeho ntabwo yibuka. Baza abafana muri comment barata babikubwira wakirara. Indirimbo natangiriyeho ntabwo uyizi. International banga Toto. Hey baby, señorita te amo, ni wewe mon amor. Oh, I wanna feel your body on the low, 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 low. Me wanna give you love that you never seen. Mazinga gukunda bigatinda. Take you place that you never been. Mazukabu wanje bigakunda. Urongera kwidekarara. International banga. Kiiz urongera kwidekarara. International banga niba ari International banga. zatisha. Kenisoro niwe uvuga ngo international banga agahita afata urukuta rwo mu Rwanda agahita afungayo. Bekarangirira. Umva guys, mbabagira inama. Ibintu byo kuvuga ngo international reka umuntu ubasha kubikora ajya abikora. Buri muntu wese afite ukuntu akora imiziki, kandi iyi miziki ni passion man, ni passion, ni ibintu nyine umuntu akora abikunze. Ariko ase kuba icyo udashobora kumva ko Kenisoro abazanye igitekerezo. Sorry ko kama abazanye igitekerezo abari nk'igitekerezo yabirakariye. Igitekerezo cye ni cyiza. Yabirakariye bafite ubwoba bwa element. Cyana ni igifura. Bafite ubwoba bwa element. Bafite ubwoba mwana wanjye. Ko icyo utumva ko azanye igitekerezo. Ni Imana n'inzara. Ngo ugiye kuvuga nk'agakobwa kananiwe intambara, aragakobwa ugenda ugatongana n'umukobwa, noneho muri conversation ibyo muri muratongana bikabura, we akagutegereza kugitubatu. Tumba twavuze ko ibyo bintu by'amagambo mabi umuntu azajya ahita kumanura. Narimo natanga urugero rwiza tu. Mba biteye ubwoba. Izongero zawe ko zinamye. Ngaba dukomeze ibiganiro byacu. Ariko reka ibintu by'ubufura umuntu abazanye igitekerezo man. Igitekerezo ariko kirimo amagambo mabi buriya nicyo kibi. Oya nayo amagambo twayavuyeho turi ku gitekerezo. Yego ya. Ngayo nguko ngakoze. Wabyumvise. Wajya ubanza ukabanza ugakora n'ikintu bita research man mbere yuko ujampinga kuri live. Uyu nguyu ni umwana wa pastor man. Ngoma mbwira abantu ngo umunsi umwe mu ijuru abantu bashobora kumbona mfite agakapu kanye n'imoda cyaho mu ijuru pastor bari hariya ku muriro. Ibyo rero ni ibintu abantu bagiye bivugisha cyane ngo kuba ndi umunyabyaha ariko nkazajya ujya yute kandi uri umunyabyaha uzaca uzinjira. Reka gutinda kubyabyanjye tuvuga umuziki. Nyine ibyo bintu bivugaho binabire iyo bigeze muri church dore ntago turi abapasteri, turi abanyamiziki. Ngaho tuvuga umuziki. Ikibazo cyawe kama ntabwo ari ikibazo, ni igitekerezo. Ariko nyine ukuntu ibintu bimeze ngiye muri debate yanyu ntago ndi ku ruhande rw'abantu abantu bakora local music, ntabwo ndi ku ruhande rw'abantu bakora. Uyu muntu arimo aravuga kasuku hano mu block kwezi cyangwa turavuga ibintu bizima ukazana kasuku. Uwo muntu ahubwo ntabwo mwitayeho.
ntumurebe Mm. uburenganzira bwa comment umva Mm. music international na music local ni ibintu buri ari ubikora ari ukora local n'ukora international buri wese akora ibye njye ntabwo najya ku ruhande rumwe njye niba as long as byose nzi kubikora igihe kizakigera nkore local ikindi kigera nkore international ngumana abantu bose baratwica. ariko Okama ibyo Kiiz avuga bifitemo like I don't know ukuntu mbibona avuga ati niba nshobora ngewe gukora indirimbo iri international ndayikora niri loko nkayikora like nituvuge ngo dufate ibintu byose tubifate ngo dufate ngo imiziki yose ibe international. None se ikibazo gihari nyine Mm. imiziki yose ko yabaye roko. Okay wumvise ikibazo ariko cyawe ukabuvura urumva ibyo Kama arimo aravuga. nyine hari igihe kigera amana ukabona abantu baharaye amahiti cyane cyane ukabona abantu bari gushaka Reka indirimbo ziri roko nizo ziba hiti gusa. actually zitizwe umurindi Wabyumvise Kanyarwanda zanyu musigaye muzitanga amahiti muratwica. kandi rero aho babera bibi uziko aho abaproducer babera babi uziko akubwira ngo ngiye kugukubita hiti kandi koko akagukubita hiti ariko azi ko gusondetse ko kiza kumva ibyumweru bibiri azi neza ko aragusondetse indirimbo y'abo bantu bagiye kuyiharara ibyumweru bibiri cyangwa ukwezi birangiye. producer ko mubamereye nabi nuko ababroga batwikira indirimbo babizi ko izamara ibyumweru bibiri bakayitwikira ibyo byumweru bibiri ubwo tubavuge iki ariko reka nkubaze ki mu ndirimbo zose wakoze ufite indirimbo yaramba imyaka 5 ufite indirimbo ahubwo yanze kurangira igiye kujya no mu gihinde iyo ni iyi funga macho muzahimba no mu giswahili ejo bundi ahubwo no mu gihinde Kiiz nafunze reka nyene fungure reka nyene nafunze reka je gufungura aze funga macho ngewe mbona nk'indirimbo barimo iraho ya danje barimo barayipromotinga cyane ariko funga macho minus the promotion ni indirimbo nziza isanzwe yego wowe wakoze akazi kawe ariko uburemere ifite ni promotion nini cyane wowe ntacyo nakurenganya wowe uri okay nibyo nakubwiraga ko influence gukora indirimbo iri international no kugerageza kubalance gukora indirimbo ku buryo ibihugu byose bizayumva bikisangamo so n'igihe abantu ba promoting ukamashobora no gukora indirimbo itari na international iri local ariko niyo hantu uzajya kubona ukabona indirimbo iri local ariko ifite miliyoni 7 ifite miliyoni 6 nuko promotion yayo biri hejuru. Niyo mpamvu promotion ni ikindi kintu umwanzi atagomba kwirengagiza. Nta ndirimbo yijyana man bibaho ko yijyana sometimes ishobora gukunda ariko ni gake cyane indirimbo ishobora kwijyana. Ibyo bintu uvuze cyo kora bishobora kuba ari byo. Promotion burya nayo itiza umurindi indirimbo nyine kagenda. Niba umuntu akora indirimbo ntashiremo ibiceri bya promotion niyo mpamvu nyine igira views 3,000. Nindo shire ibiceri bya promotion mu ndirimbo dore Kama nawe Kama ko nawe ngo yengo bubatse amazina nigeze guhamagara Platini ndamubwira ngo Platini ngo none se ko nja gukora agacerenge kawe ariko muri ino minsi ndumva nagifite ingufu ziva mu nzu ngo ngende ngo necere mu modoka nkora challenge yawe ntabwo ushobora kunkubitaho nk'ibihumbi 100 nawo ngaho. Arambwira ngo mwana dumba ngo twebwe tuba twarubatse amazina urumva kamaragiye nukuvuga ugiye kuvuga basano kamahita agenda nukuvuga ko hari abasani
aza akavuga ati njyewe nubatse izina ntamenye n'ibirimo biraba aka kanya akumva ko izina rye ryubatse rigomba indirimbo iza promoting izagendera ku izina rye agahoraho akaguma zisohora zigenda. Rero Kiiz, niba uvuga ko abasani bacu bazatekereza promotion ndakureba nkakwibwira. Petit sere wawe namubonye sha hi Ari muri Ovirasi. hi ibyo bintu byo kwita Urumva ko ari igihe byanga Okama yo wowe wakwemera kunkubita basi nk'amadolari 200 ya promotion? kabisa man njye nayaguha bro. Ako nuko wakuze ibyo waza kubikubwira nka tuyaze gore kare. Ako niba hari umuntu wa mbere uzi gupromotinga ni Kevin Kade na Deben. ubona ko bakwishyura Oya bazi kubesha uburyo babesha barakubesha ukabakorera ibintu byose kuri umurezi Imana isabura itabura umurezi agahitabura ageze ahantu ugomba kukwishurira nawe iyo systeme niyo ushaka se rero Okama ntuzabinkore ndakwingiza akareka sinabigukura man. oya twakumvikana tukavuga ati mani amafaranga yabuze deka tugende dusare swadi. Nk'uyu umuntu uri kuvuga ngo abandi batanga tu afite Instagram itariho na profile koko yabuze ayo kwifotoza ifoto yo gushyira kuri profile ari muri projet za miliyoni ebyiri ariko mani mwajya mujyana ikinyabupfura adafite na Instagram iriho ifoto bari kurekera migore muri umwanze kuzamuka yashyizeho ijezi bari kurekera migore nenduri kumurekera Igore yagiye Igore naho hari maze kubona nka babiri bari kumurekera Igore mu muzamu Igore ntabwo ahari ariko Igore nzamuhamagara muzane nka live kubera yaba afite ibitekerezo byiza byatwubakira inoza kandi Igore azanyumva amenye ko ngiye ntago nzavuga bya bigambo byanjye Igore yahita avugira ariko bya bigambo byanjye mbivuga impamvu nibo ndavuga ibi bya bigambo byanjye kuri live nuko hariho Kiiz Okama nawe sinabikubwira Kiiz ushatse kuvuga iki mwana wanjye Kiiz urabizi ko tuza live uri murantuka uvuga ayo magambo yose ngo zagaswere ubiki urabizi ko nta burere ufite tuza live gute warwambara ndi live ndi akanyoni Okama dumba utangiye kumbeshyera ibintu dumba utangiye kunshinja ibintu reka aka live ko karambiranye twagiye twigendere rwose twigendere nubundi ninjye bye guys ninjye ugiye no twigendere rwose tuzabuza muri chapitre D tuzaza muri chapitre D bye nubundi dumba utangiye kumbeshyera apu y'abantu rero bagiye ubundi y'abantu bagiye kuva live barabanza bagakora iki barabanza bagakora icyo bita igitaramo okay hari ikintu bavuga ngo yemwe bahana bari ku Kirehe gararayi bandi we yangize igipfa mutima ngo yamaye neza ngo ndetse amaningeri ndagukunda ngeyi ngo reka kwikubaza ngo kwizihirwa mu mutima nibiva muri wowe mon cœur mon amour ma vie mon seul moyen de vivre bébé tu es en moi babyumvise nzi kutaririmba kandi ko abantu bategereje wowe kuririmba ntabwo nzi kuririmba bazokama Okama mbere umutama ngo Kiiz nawe kizi kuririmba Okama Kiiz yari yaraduhabuye niwe muntu wa mbere ngo wanditse ngo niwe muntu wa mbere wanditse ngo hit muri class yacu ngo kabisa ngo ariko yari indirimbo mbi bya
atari ajyaga niyogosha ariko Prince Kiiz azi kuririmba, Prince Kiiz ameze ari igipeti cyitwa Roda, ni cyakazi niki. Roda afite ijwi ryiza, azi kuririmba, ariko buri ubwo atangiye kuririmba umuntu amureba ahita areba gutya, agahita areba hasi. uburi Nuko Roda nuko ameze, genza arakubwira ati ririmba uko ngo igihe nikigera nguvuga ngo nuvuga ngo Roda ibyo bigambo biririmbe wowe bishyiremo muri mikoro ngo njyewe bajije ngo how old are you babajije nde sinzi wabajije ariko abajije twese njyewe ubu ngubu ndimo ndatembera muri za 50, ndimo ndashesha akanguhe kandi ntayo mfite bitubeshye. ndimo turashesha akanguhe, iminsi yacu ni iya nyuma. Baho kamari ku myaka yabo ni nka za 23, 24 naho bayihaganisha. dutashaje se Ukamari ko turangana okasitungana ariko uzi umukobwa ufite imyaka 23 w'i Kigali, amafoto baba barangiye kumushingamo. baravuze ngo amafoto ngo dumba ririmba jugumira Amapoto baravuze ngo turirimbire jugumira jugumira. ariko umwana twari tugiye gusezera mwana sinzi impamvu tutari kugenda Wagiye ukamani wari yadukubisaga vasi tuhita mfana hari imana duhuza muri chapitre 2 imana ikomeze ibarinde turi kumwe. Ariko ubu burayivu dukeneye kuzajya dutumbagira ubu burayivu butariho ibishegu buvuga ku muziki tu. nibwo bwiza kuko utangira ubwoba nkumva mvuyeho. Oye bundi ariko urandabura ukamwe ati dumba kakarayivu nako kubaka tukahita twiyubaha tu. Iyo mbwiye ko ari ibintu byo kubaka tuhita twiyubaha. Oya ko kwiyubaha buriya naze gusanga ari ngombwa nyuma y'ibyo nkoreye aka construction buriya nusubire inyuma ukagenda ukareba iyi live uraza kwibaza ati kubera iki ndumva namuzanye kuri live yanjye. njye sinjya nicuza mwana wanjye nuko rero uri umugabo ntacyo mfite cyo gomba. nabonye umuntu ufite umutima ukomeye ku isi hano ni Osama bin Laden niyo kama nta kintu afite kimukanga. Nanjye rwose ni kama mbaya iyo yashimye nabankangwa niki ntacyo navuze nkangwa niki nabankangwa niki abantu bafite amaraso y'icyarabu igihugu ko ari tambarare igihugu ni tambarare okamana amaraso y'icyarabu ibyo uvuga ngo Osama twagiye. Bye guys. Kambanda.